Ego reka twanye twigarukire kuri ya nkuru y'ubukwe bwabereye muri Chãteau Marara. Iyi ni inkuru yabaye igitaramo ku mbuga nkoranyambaga, aho kuri ubu mu Rwanda udashobora kuba wafungura urubuga rwo rwose ngo ubure kuba wahura n'ino nzu cyangwa se n'aba bakobwa ngiye kukubwira bakoreye amabara muri ino nzu ya Chãteau Marara, dore ko amakuru angeraho avuga ko abangaba bamaze kuba bajyanwa muri RIB cyangwa se bakaba bagiye gukurikiranwaho ibyaha bigiye bitandukanye nyuma y'uko basebeje ino hoteli y'inyenyeri 5 bavuga ko yabagaburiye ibimonyo ndetse ikabaraza mu byumba bitigeze bikorerwamo amasuku, nyuma y'uko hasohotse amashusho agaragaza imibu ndetse no kubura k'umuriro mu gihe bari bagiye kuhakorera ubukwe muri ya hoteli yitwa Chãteau Marara ibarizwa ku Kibuye cyangwa se mu karere ka Karongi. Byari byagenze bite rero? Ndagira ngo nize umwanya ndetse unize n'amatwi ngo usobanurire kuri buri kimwe kirebana n'ino nkuru yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi byatangiye gute? Hari ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2025, aho umukire cyangwa se umuyobozi mukuru wa Gorilla Motors Limited akaba n'umuyobozi nshingabikorwa wa Gorilla FC bakaba bamwita Haji Shadadi Musemakweli, aho yaragiye gutura icyana hasi cyangwa se kwivumbi cyangwa se gukora ubukwe no bita Uwera Bonnet. Uyu nguyu ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga wita Bonnet Queen. Saba gusa kubera ko bari batumiye n'inshuti zigiye zitandukanye, ngira ngo hari harimo abavuga rikijyana bagera kuri 40 mu gihe bose bari abantu bagera kuri 200. Baba bagize gutya rero bafata igihe kingana n'umwaka bari gupanga ubukwe, ukuntu Haji Shadadi Musemakweli yakora ubukwe cyangwa se akaba yakorana ubukwe n'uwitwa Uwera Bonnet, cyangwa se bareba ahantu bakorera ubukwe bwabo bara muri Kigali babona ntaho kubikorera hahari, bahitamo gufata rutemikirere berekeza ahitwa Ikarongi ku Kibuye, bajya mu nyubako nziza cyane uyirebeye nyuma y'uko ibiberamo imbere twamaze kuba twabibona gusa tudafitiye amakuru neza, twahise tuyica amazi. Iyi nyubako rero yakoremo indirimbo zigiye zitandukanye, ariko yahamenyekanishije cyane nitwa Food Twaya Blues Melody Loskana ndetse na Element. Iyo ni indirimbo yahamenyekanishije cyane, dore ko na kimwe mu byumba biri muri iriya nyubako harimo icyitiriwe Food Twa. Icyo ni icyumba rero giha icyubahiro ino ndirimbo bavuga ko ariyo yahamenyekanishije cyangwa se soundtrack y'ino hotel. Si yo yonyine, dore ko hari indi ndirimbo yatumye hacika amazi ahantu noneho batavuga ko noneho yanzu nta birenze byayo, nyuma y'uko uwitwa Joyeze wa Juno nawe akoreye indirimbo yitwa Mombebe, bagahita babona ko yanzu burya ishobora kuba nayo ari baringa cyangwa se iciriritse, ahubwo noneho washaka yajya no kuharira n'ifoto. Twagiye tubona abantu bagiye batandukanye bagenda bayihagarara imbere noneho bagenda bifotoreza imbere yayo, bityo inzu itangira kugenda icika amazi gutyo cyangwa se ino hoteli no kwiyandurisha izina ryayo. Ariko ibyo hari abakire rero batigeze babyitaho cyangwa se ngo batigeze babirebaho cyangwa bamenye ko iriya nzu twayiciye amazi, nibwo uwitwa Haji ndetse n'umugore we witwa Uwera Bonnet n'abandi bagiye batandukanye bafashe agera kuri miliyoni 40, barangije baragenda barazishyura kuba bahakorera ubukwe igihe kingana n'iminsi 3 yonyine. Ariko ibyo ngo bahaboneye nagahoma munwa papa, ngo bahabonye ikirero, bahabonye ifunguro riherekejwe n'ibimonyo. Ubwo nimvuga ibimonyo wumve bya bisimba nawe ubwawe iyo ukirebeshe maso byonyine bigutera isesemi gusa, ariko abangaho ngo babibonye mu ifunguro ryabo. Cyari kimonyo kizima ngo kigenda bo bakibona, ngira ngo ni kuna nasi niba atari ku mwembe, kuko nje amafoto ndi kubona hangaha ndi kubona gisa nkaho kiri ku rubuto. Si ibyo gusa, kubera ko no mu cyumba barayemo ntago bakereyemo ari bonyine, kubera ko ngo bakirayemo harimo ikintu bita umubu papa. Umubu utatinyuka no kumanika supanete, umubu wonyine ubwawo ngo wamanuraga supanete ukagenda ukaba wayica. Si ibyo gusa ngo kubera ko no mu byumba barayemo harimo ikintu bita umwanda, ku buryo nabo ubwabo bashobora ngo kuba barabashyitsi ba 10 icyo cyumba cyangwa se cyakira abashyitsi bagera ku 10 bataragikorera amasuku. Si ibyo gusa kandi ngo ikindi kintu bahabonye, ngo babonye ko iriya nyubako nta mashanyarazi igira cyangwa se nta groupe centrale igira, nyuma y'uko umuriro ubuze bo bagacana amatoroshi ya telefone zabo. Ngira ngo muri kumva ibintu byabiri hano ngo nagahoma munwa. Si ibyo gusa ngo kubera ko hariya ngo iriya nzu mu gihe yakira abantu bagera kuri 200 icyarimwe, cyangwa se mu gihe bari barimo ari abantu 200
bari bagiye gukoreramo ibirori hari harimo ipasi zigera kuri 2 zonyine kuri iriya nyubako yose, ku buryo ngo no kujya guteresha ipasi babakaga amafaranga ngo kugira ngo babashe ko baguterera ipasi. Hanyuma rero akandi gatendo ngo kahabaye nuko iyo wajyaga kugura amazi babanzaga bakaguhera hasi bakageza hejuru bareba neza koko amafaranga bashobora kuba baguca bayigondera. Hanyuma rero ngo cyaje kuba nuko buri muntu wese wajyaga kwaka amazi yo kunywa kandi nyamara babyukiye muri fagitire ya $40, ariko ngo bakababwira ko bagomba kuyishyura ku ruhande. Icyaje gutungurana rero nuko umwe yajyaga kwaka amazi bakamubwira $4,000, undi yajya kwaka amazi bakamubwira $3,000. Ubwo byaterwaga n'ukuntu ugaragara. Si ibyo gusa ngo kubera ko ifunguro rya mu gitondo iyo wajyaga kuryaka bagucaga $50 agera kuri 35 kuri buri muntu, kandi nyamara ibyo byose bari babyishyuriye muri fagitire ya $40,000 z'ubukwe. Ibyo rero ngo bakomeza kugenda bibona, bakomeza kugenda bibika ku mutima, ariko nk'abasirimu banga guseba, ariko n'ubundi bakajya bagumya babyishyura gake gake, ariko bavuga ko n'ubundi ikigaragara cyo bakiriwe nabi. Nyuma y'ubukwe bazagira gute, bazabishyira ku karubanda. Cyaje kuba n'iki rero ngo nuko banze kubyihererana, ndetse babona yuko aho hantu batakomeza kuhaba. Ubwo hari nyuma yuko umuriro nanone ubuze ku munsi wa kabiri, hanyuma bagerageza kwa generator cyangwa se groupe y'umuriro bakayibura, bikaba ngombwa ko batumiza ibikoresho i Kigali kugira ngo bibeshe ko byabasanga muri hoteli be bakora umuhango wabo bawurangize neza. Gusa ntago byaboroheye, ngo bakomeje kugenda babona imbogamizi aho kubura abakozi cyangwa se nabo babonye n'ubundi bakabona ko badashoboye, dore ko n'abari batumiwe muri ubu bukwe byabaye ngombwa ko bakora imyenda yabo, barangije binjira iy'igikoni bajya kubyihatira barabyitekera kugira ngo babashe kubona ifunguro ryabo. Ikindi kintu gitangaje rero ngo nuko bakimara gufata amafunguro ngo babazaniye amata yarangije garanti. Ubivuga ko ngo amata ngo bwabyo ushobora gusanga yaramaze nk'umwaka adakoreshwa. Ababiriye ngo bose bahise bikoza kuri toilette, barangije barabigarura, barangije bararuka. Byose rero by'ukomeza bigenda bigarukwaho n'aba bakobwa b'abasirimu bavuga ko ino hoteli yari ikwiye kuba yabasubiza amwe mu mafaranga yabo, ariko hoteli nayo ibibutsa ko hari amafaranga agera kuri $5,000 zirenga bagombaga kubaha basiga babishyuye, ndetse banababwira ko nibaramuka batayatanze bari bajyane mu nkiko. Igihari rero nuko abangaba cyangwa se aba bashyitsi byabaye ngombwa ko iyi hoteli bayivamo, hanyuma bajya mu yindi yari aho hafi kugira ngo babashe kuba barangiza umuhango wabo, ariko kandi bagenda batishyuye agera kuri $5,000. Ati izo $5,000 rero zagenze gute? Nuko bajya kureba cyangwa se gufata ibyumba byo kuraramo cyangwa se kwaka amafunguro, bari bavuze ko bagomba kuba ari abantu 200, ariko icyo gihe ngo barengejeho abantu 122 batari bateganyijwe. Ibi byose rero bikaba byarakubiye muri izo $5,000,000. Yego, igihari rero ngira ngo nuko muri kubyumva amakosa yose yabaye, ntabwo hoteli irimo irayemera, kubera ko ikijyanye no kubura umuriro bavuga ko bahise batumiza abakozi babishinzwe cyangwa se abatekinisiye babi babasha kuba bakemura icyo kibazo, ariko nyamara ntago ariko ngo byagenze nk'uko ngo bivugwa n'abakiriya cyangwa se ba Miss Naomi. Igihari nuko rero ngo bagiye kujyanwa mu nkiko nyuma yuko bateye no hoteli ubwoba, bavuga ko nibaramuka batabahaye indishyi y'akababaro ngo ndetse banabandikire ibaruwa ibasaba imbabazi, ariko kandi ngo iyo baruwa ikaba igomba kuba ikubiyemo amakosa yose bakoze, harimo ibiribwa birimo ibisimba, hariho kuba ibyumba byabo bitarigezwe bikorerwa amasuku, ndetse no kuba umuriro warabuze igihe kingana n'iminsi 2 yose. Ariko icyitwa hoteli cyo kikaba cyabiteye utwatsi kivuga ko ibyo byose ari urwitwazo kugira ngo batabishyuza agera kuri $5,000,000 zirenga bagombaga kubishyura. Igihari rero nuko byamaze kujyanwa mu bugenzacyaha kugira ngo bibe byakurikiranwa. Ese biraza kurangira bite? Ibyahangaha nabonye cyitwa RDB na PSF bamaze kwinjira muri iki kirego kugira ngo babashe kuba bagikurikirana. Gusa igihari nuko iriya hoteli yo yamaze gutakaza ubuziranenge, yamaze gucika amazi, yamaze gusigwa icyasha n'abangaba bakomeje kugenda basiga
ati ntubwira hoteli muyibona inyuma burya imbere nta kigenda. Ngayo nguko ibyabereye muri Chãteau Marara, ngayo nguko iby'intambara y'amagambo hagati y'abakiriya ndetse na ba nyiri hoteli ndetse n'abamanager, dore ko n'ikibazo cyamaze kujya kuri Dr Marara. Uyu nguyu akaba ari nyiri Chãteau Marara, yego, iherereye i Karongi. Ubu ngubu igihari nuko amaze kuba yatanga ikirego avuga ko inzu yashoyeho miliyari zigera kuri 2, yego, zose batangiye kuzitwika. Ntibakwiye kuza ngo bazikinireho ngo no kubera ko ngo bafite abafollowers cyangwa se ngo bafite abakurikira ku mbuga nkoranyambaga, kandi nyamara we yarashoye amafaranga yiwe. Turakomeza dukurikirane ibirebana n'izi nkuru, turaza kubagezaho hano kuri Special TV Show. Ndakwibutsa gukanda subscribe hanyuma ukajya enjoyinga buri nkuru yose tuzatukugezaho. Yari Elisi Rwanda, Elisi wanyu murumuna wa Yesu. Ndagira ngo mukomeze kudukurikira neza cyane, ndabashimiye cyane. Niba utarakanda subscribe urareba munsi y'ino video, hanyuma ukande subscribe, ukore share, ukore na comment. Yasigaye reka dukomeze mugire ibihe byiza.